Itangazo rya Libre buzababyeyi ukubita abana waribonye oya none se tuvugisha kuri ubwo mwana wamuhanisha iki ntago byemewe ikiri bakuye ntago warakutamuhana nizira nkonje n'inkoni ntago zemewe umufashe kamwe gukubita ku kabuno ntacyo oya ntago inkoni zemewe muri rusange umwana yaza kurera yarbaye ikigo utazigera ukubita umwana ukajya kumufungirwa burundu nyamondo nyamaruza urumva icyo kintu utazagikora bavuze ngo ntago byemewe gukubita umwana wungu no kumureresha amagambo y'ubuti oya hano nago byari ngombwa simuzi inyuma yawe nago byari ngombwa abira inyuma no mudivi no muherekanya mbona jyageyo mudivi wambaye umupira gusa sebwo kigaragaza intuzara na mudivi nagaragaza mu asigayemo nk'ibiro 5 ntago nde kubicuruza oya nubimara so tuzatuje icyo wanje kiraho parking ibyo bishyira muri gitoki kiramo hafi ya cyose aziki gikombe riratangazo baribonye ute riratangazo nyine ntago babwiraga abantu bose babwiraga bafite inkonje oya ni muri rusange ubwo umwana byemewe ni byemewe gubita umwana nta kiguhereje Karekera hano ariko kimuhaye wagishyize ariko umusaza agereka ibyuma ko watariye nufasha ko mujiki nushaka cyuma njewe ndishaka gukata igitoki nizi wamanyuye amase kigutuza yero gutuza amasere kutakwa kuri kwagera kuri rimwe rimwe ibyo bitaguhagura oya buhera kuri kimwe kidoki iki umugo nawe urugorye ibonye mu riratangazo ko nabonye nyiraga abana nuwanga umwana ni umutware yo nimvugo ya cyane nicaye umwana afite kivugera urakubita umwana ukajya inkoni imwe n'umwaka ni nko kumguka aga nose mwabaye mujyagire mufite mumoza amategeko inkoni imwe n'umwaka ni nk'akaburi kamwe ni nk'akaburi kamwe akaburi kamwe n'umwaka ntabwo wajya mu umwana afungisha namubyaruka afungishije umwana namubyaruka bikamara iki se reba cyo cyakata amabere rimwe koko niko kiraho umuvugo umwana mubyaruka ko ari itegeko n'umwana ni itegeko umwana arengana umwana n'umukutsa ajya kukureka kwande kuri ribu siberayo yabe ndo kubitaga umugore akajya kuri ribu uzajya kubita n'umwana ajye kuri ribu azajya kubwira ati nkora onje kuri ribu soza dukure nicaye we ariko nugwango ngo kuno meze nuko nyama ubuzima burahindagurika umunsi wemeze nabi ejo bimeze neza hagiye usanga nyine urumva ari byo wisanga ukunda umuntu nta kintu kandi umubari who are you ni sawa urinde oya urinde nyine urangurikira se ndi umujura nyine mbwira nkora munyamakabanda kuri kontineri umumotari wese arahazi munyakabanda kuri kontineri ibyo byabwe ibyo bivuga ngo bene wacu byese njya mbyemera ngewe ndi harasara urigeza nsura urumvara nawe ushinzwe mu kubwira abafana bawe nabi ariko tuye tuvugisha ukuri muravuga ngo ni mwene wanyu wakoze imyaka 7 higeze ahagera uwo mwene wanyu kubera ko abanyina shize butike yagera kujya mbyemera cyane ko batabimbwiye mbere se oya ari genda bari baravuze namba yawe ajye byihore baravuze namba yawe patiri cyo bireka ukoze imyaka 7 urataze nta mwene wanyu wari ufiteyo none se batagiye guteka iminsi kubera ko bano uri mu gihugu kandi ukabonyesha wabonye bashinguye butike iri hose shenya mabondo oya nese twako nta muntu wagukundaga yarakuze akabanya akagaruka kubera ko shinze butike akabagukunda byanyabyo oya nawe muri bene wacu ntawe bize ko umuntu wese taragusema jyaje ntaga ari mwene wacu ari mwe ntacyo mfana nawe shaza imyaka 7 wifuza isukari wifuza irindazi uri umuntu w'umugabo ufite abantu hanze wifuza bombo man uzi ko umuntu w'umugabo yifuza irindazi uzi ko usanga umugabo bamuhenesheje bamufasha amabya kubera irindazi nino rya turwasa kadugara man kandi bite bene banyu bakomeye bafite ubu bafite n'amafaranga ariko barakurombe none se nuze cyo mbaza ne kimwe nibishobora nyine kubaho ko bene banyu nyine baba bahari kandi ugasanga
nyine babuze uburyo bakugeraho ahubwo kumva ngo yaragusengeye ibi ariko umuntu udashobora kubona ubushobozi bugera hariya ariko kubusengera kandi arya nyuma inyama wakugira ngo usure umuntu mageragere nta kintu mushyiriye no kumusengera wakora iki nguki waza kuturuka amakuru mu gihugu gusenga byonyine harasaba kurusha gusenga ko hari igihe ugera gusa kurusha amakuru hina hariya nyine ahabwa n'abagize n'abaserire n'abamusura cyangwa niyo umuntu yaba adafite icyaguha ariko akaza cyane kakumenyesha akavuga ati umuhanda wana barawimuye bigeze bikumanira iki ikintu bigufasha nyine ubura update ukabuze ibigezweho ukabimaza iki hariya uye ikintu bigufasha bituma nyine umwuzo kubwira ngo ari nko umuntu abari hari kuva nk'umuntu araza kubuye iki umuserire cyangwa abantu b'inyangarwanda aje nko gufunga kuva arabwira ngo mu gihugu nyakabanda harafunze mu gihugu ntiwagira ngo mare iminsi 3 ngo ujya mu mudugudu ngo ugasanga ngo bakwandukure ngo abantu bakumenye ngiki n'iki ugasanga hari ibihuha abantu bazana bidahari iyo umuntu agusubira yagwa amakuru ya nyayo kuko urumva ntabwo bagufungwa ureka kugambanira igihugu ngo uzuvuga neza uzuvanga abantu barabamaze ngo rwamara ngo nta muntu usigayeyo ngo kandi ari umuhanda byari nk'umuntu twari tubakugana n'umugoroba wafunguwe ari baravuga ati kuki ibintu batubwira hariya tugera mu gihugu ntitubibone biba bitandukanye kuki biba bitandukanye n'abantu bafite amakuru nanjye navuye mu gihugu nzi ko bazanyica bavuga ngo wowe kubera amagambo wumva bavuga ngo wowe ngo ntabwo uzatinda ngo ntuzagira ute nose ngo usima amaze imyaka kandi butike none na butike aho sinuruje nzusi aho zokene nibwo ateye imbere nibwo nateye imbere nose kujya udahashye imyaka 7 nanone kudahashye imyaka 7 ko umuntu atagusura ni myinshi imyaka 7 ni myinshi umuntu ataragusuye none akifuza kumenya ahantu ukorera wowe ngo warugwamagaye ngo ni mwene wanyu ashaka kumenya ahantu nkora azamwa byeri nagize ambwire ngo ni mwene wacu nka wa mugabo wari umugabo ugeze kuzara iminsi yashize sha byarambabaje yarajanga nkwa byeri ari namwe nagira mu rwanda umugore yanyoherereza ubwo uko byagenze none ko ngo nigeze yongera kumfata yakwihoreye kandi nanjye yo nkwamagaye kabiri nonyefata gatatu simaze yo guhamagara biba birangiye ari ubwo nanjye ubwo biba byaduhuzaga byose biba birangiye uraza wicaye nkwebyere uzanye n'abantu ndetse ariko uri hano nawe ahari reka arazihorobya aragenda azubwo yagiye atakwicara yaravuze telefone ashizemo umuriro ngo nagera mu Rwanda yama ngo umugore ahita yagushyirira birangiye utegereje uraheba ageze nyewe icyo mazani kimwe wa mugani imyaka 7 niho buriya uziko ngo niyo umuntu afunze aribwo abona inshuti iyo umuntu afunze oya nje kuri cyane araza mu kanya naco cyane iyo umuntu afunze ngo nibwo abona inshuti bayo ni mageragere ngo nibwo ubona inshuti nibwo ubona abantu banyabo sanavuga turisha nkago kushobora kubona kumara imyaka 7 wa mugani umuntu akora igihe nawe batarahari cyatameze neza akaba agiye kubona itikiye kumuzana wenda tuye hafi hano cyo byibarera wenda tuye hafi hano atabaniye mugeza amageragere oya abantu nabatira ese umuntu amaze imyaka 7 ataragusuye wafunguka guhumba ijana hari ikibazo niyo amamiliyoni nta cyabimbwiye uzo kubura kujya guhumba ijana ufunguye muri mu gihugu yaguhumba umuco muri mageragere biba bikomeye no veni zari ni nyinshi ni warayahaye wamutinganye waramuremeye waramukoreye rwose Hese muhungu ubu ngubu rwose nubwo ari muri Iris kwera ubutinganyi bwe Semunga afite ubushobozi reka ntabwo afite ubushobozi n'ukuri ko numva ngo nabarya ibigori bya mukaru oya nareka nzabimenye ubwo wagiye nabi wagiye kuwa 3 iyo yira kuwa 6 kuwa 3 nibwo umenya amakuru Semunga bayeho neza nta kibazo afite pe nta cyuga zagaruka amaze 10 kibazo afite rwose oya kandi barajuriye barenda kubona ko ya barajuriye gute ini procedure se nta kibazo bivuze agora ko byarudindize ari mu kakani ngo zabarana mu mizi mu mizi mu kakani ngo zabarana mu mizi sosare mu rwisumbuye rwitata yakaraka atatape inyeko zo mu Rwanda ko zitarya ruswa ntago ari ruswa reka zataha yiyunze n'ababana ni gufunze harugara se muhungu ufunze afunze icyaha ndetse icyaha cyose gifunga se mungu amurekure baba bafatanye aho nayo ibyo bisobanuye mbona numva bitumvikana bivugika bite kandi no kuvuga ngo niyo baje kuvuga ngo n'urukiko ruravuga ati ntago dufunze icyaha ni nkuko ikira kiboze nyine kuki batakurekura se ngo basigane icyaha
kandi cya kiri muri wowe nyine urumva rero ko bidasobanutse cyane urakora ibindi urumva ko bidasobanutse urumva ko bidasobanutse rero ubwo rero nibaza ko nyangwa n'ibyo ngibyo dushatse tukanasoza yes ariko ikintu twabwira abantu ni uko ibintu biba bitoroshye cyane wa mugani mageragere niba umuntu ariyo utaramusuye ubasha kuza kwinjoyinga ibyo agezeho afunguwe nabyo si byo uzi ko umuntu wansuye nabyo si umuntu ahangahe nabyo si umuntu ntayo arimo harimo bine nabareka inyabaye kuri telefone mbakate sengisi hari mubyara wanjye nanifunze bitangabire niwe muntu wenyine ubyigura nabaye kuri phone mbakate sengisi wanzaniye iteremusi arambwa ati yushyiramo igikoma wenyine muri famiye irindwi yose yabimaze nta muntu muri famiye kwigeza ubwo none nkasurwa no mu mama witwa Imana Dorosera mama Liliane ntagira n'icyo mpfana nawe nundi bitamureberwa Samuel Mazambe w'umujura nawe wansuye iyo myaka ariko shamfata inshuti zinyinshi rero si cyo mbazane kimwe iyo famiye aho ufunguriwe bakugezeho guke bakugezeho ngo baragusengeye ceretse mama wajya kwiguza akaza nko kuri visite y'abana cyangwa kuri Mandela Day Mandela Day nuko bavuga ngo muzaza n'ibiryo bitetse urumva akabari gateka akabari bwanzanira ariko abandi bose umuntu abo gutera seseme ngo korengo papa we niyagusuye buriya mama yaguze papa wawe yagusuye bamugani w'umugabo wishyane mu amafaranga yo nibo bavura ko gusura kuko nta mugabo ujya gusura ko wagiye usabanye ibigabo byari bingahe bwerukayo harimo abagore gusa nuko rero ese no kubera iki byo kubera ko nyine abagabo nta mutima bagira abagabo ni abatindi wese ari umuntu urasurayo nje n'abasura sura bita Murekezi Vincent akatingahe katiye burundu mwana ndata wo kumusura ko numva rugushishe njya ngo urubugari numwe bakuye muri Malawi undi najyaga nsura bamwita Nyaga aho ngendesha kuzasura y'amana tuzaye kwa gatandatu atari kwa gatatu nawe najya ku isabato kwizatora yakavuyo nabonye byo no ku gatatu nabonye akavuyo kariyo kwizatora no muri kugiye wigendera wowe kujya umenya ubwenge wihagurukira no saa 8 saa 9 akavuyo kaba karangiye kwizatora se ku muntu iminota mike hoye nibwo bagwa iminota myinshi bagwa iminota 50 50 cyangwa isaha nuko ngo ni ibiri genda kubwira ibyo bari benshi bisatano bari benshi genda kubwira ibyo nzire kuko rose ko iyo minsi yo kwa gatatu vuga yarayisuwe kwa gatatu ni wakwisanzura kwa gatatu babahagaze hejuru ariko kwa gatandatu nyine nyawe ugeze ibintu biri rusange siko ngise bari abantu benshi ubona ko isato bimeze mwebwe biriya mwebwe babyita ngo ni visite sociale ni visite VIP yo gutanga ibibazo n'ibitekerezo n'iki ariko kwa gatatu bari kujya kwiganirira yamano tuzamusura twanamusura yamano nari biryo buze nta batufitera ba ibati ry'igikura naricyo shayo nawe rwose aratarimo gukura mu kirere bari bajya kugora byoroshye byihorere nuvuga ngo rero Imana ibaho umugisha bagiye tuye dusura abantu bafunze wa mugani nabonye ari hano wabone inshuti mfite wa Jihad ko nabonye musura cyane nabonye agenda akagaruka inde Jihad nabonye agenda akagaruka gute gusurwa Jihad arasurwa cyane Jihad arasurwa kabisa nabonye agenda akajya agaruka oya no kuvuga ngo buriya Jihad yarumva yari afite abashuye i Kigali ariko nabonye uniform imubereye kabisa nanjye nabonye ukuntu uza wamuteganyemo uniform imubereye numva ni byiza rwose bose se kari bo Jihad mwayaga muvugana Jihad twaravuganaga reka igeza gushyira kuri momoso Jihad kigera mukundiraga twari no kuri Great no kuri Great turiganira bamwe ngo bagambaniye yago oya si wo bateguriye mu operation kwicaga nasa kuri twese ko tuba duhari twarabikoraga twese so twabaga ture ndavuga ngo waruvuze niba ngo waruvuze ariko ari muri kese ahubwo umuhungu yagiye kuza wa muhungu ngo ni Patrick tugiye guhindura no tujye twigira dushaka ko tukoma no kujya kwigira mu biruhuko tujye no kwigira kuri piscine bagiye mu biruhuko ejo azaza cyangwa kwa gatanu ni sawa cyane kandi araza hano kira gihugu kuko nta bwenge kiba kiri uriya muhungu wanjye bari ugikontorora akibwira ngo mpereza biriya ngo barashaka ibi abana kabisa no uriya muhungu nyine naza ikiri gisohotse n'ikindi bazabandika niba ari n'iki kurya ibintu byose biri ku murongo biba biri ku murongo ubwo reka dushimira abantu bakoze cyane kutureba ariko none si itegeko wareba n'ahandi ushaka cyane n'igihombi tujye gukora akaganiro kandi kanana rero